ariko nibyo hari n'umuntu ariko ambwiye ngo ariko ntago ari ibanga ntago ari bibi yaramyandikiye ambwa ati buriya super manager utazamubona ku mihanda gutya mwirirwa mukanigana ati burya super manager yagize kuba teacher nabaye umwarimu sure nukuri kwimana nabyo narinzi nabaye umwarimu nigishije mu Rwanda na Tanzania mu Rwanda nkiza nabanje kwigisha hani Kabuga hari ishuri bitangonera pepiniere ry'umusaza ndamushoboje bita Muzariwa abana bari muri sector zose bari muri oya ubushobora kwemera yuko ndeba gutya yego ndi kubureba ushobora kwemera ko hari abana urumva nigishaga nanjye ndi umusore nkabo bambona kwakunda buri teacher umujene nkabo ndashimira ko byose nabyitwayemo neza abandi barimo bajyaga bafatwa bahuye n'ibibazo byo gutera amada abanyeshuri bakandeba bakabona ndacyari umusore nkabo akungerageza kubyitwara muri n'umunyamahanga urumva no munyarwanda ari mu gihugu cyabo byose mbicamo neza urumva abo wigisha abana n'abakobwa mu ngana bari za senior 6 ugasanga rimwe na rimwe je yambaye ijipo pasu imeze gutya arasetse azubuseke Nwese naguze ibyo bigeragezo bibaho yego David ampulisi ukiri umwarimu w'umujene wari kubungu reka bongere baruhukemo none mbahe time wataho ubukwe bwa super manager umusitari wiki w'Imana n'abantu n'igihugu umusitari wiki w'Imana n'abantu n'igihugu no umusitari wiki w'Imana n'abantu n'igihugu umusitari igihugu nicyo bantu ubundi igihugu si imihanda niko Julius Nyerere yavuze umusaza bitaga mwarimu Julius Nyerere wa Tanzania uramuzi yaravuze ngo inchi ni wana inchi ngo inchi sio barabara igihugu si imihanda igihugu si ibiti igihugu si amabuye yaravuze ngo igihugu n'abantu nibyo ariko inchi ni wana inchi niyo mpamvu nakubwira urugero nk'ubu ngubu sinigeze kukubwira sindi mu mutima wa nyakubahwa perezida wacu perezida wa repubulika wacu ariko umubaje uti ikintu cyambere kikunezeza niki ukamubaza ikintu cyambere yagusubiza yabwira ati nuko mbona abanyarwanda batekanye bafite amahoro mu gihugu cyabo babanye neza kubera ko igihugu niki igihugu naba niyo jambo yasubiza nge si muri mu mutima ariko kubera ko mureba ko ari patriotic panafricanist narakubwiye ngo bari abanyerere nizira style zabo banyerere ba Mandela ba Kwame Nkrumah ba Thomas Sankara ba Samora Mosheri ba Patrick Lumumba bari ba Nelson Mandela ba bantu babonaga abaturage bameze neza bakishima bakavuga ataha umuturage wanjye umuturage ubundi abanyabwenge bavuga ko umuturage ari we muyobozi burya ministeri si umuyobozi deputy si umuyobozi none se umuturage atariho deputy yaba deputy wande umuturage atariho meya yayobora umuturage atariho governor yayobora burya ari umuyobozi ni umuturage kuko umuturage ni uhemba gavana na meya kuko ya misoro nivamo iki umushara wa meya no kuvuga ngo meya ni umukozi w'umuturage you get what I'm saying niyo mpamvu buri umuturage siroga y'u Rwanda iravuga ngo umuturage kwisonga asante sana umuturage kwisonga umuturage imbere ya byose super reka nkubite mbangura ndabizi mu kanya gatoya urabutashe done ariko ibiro byanjye wabibonye ntago igikombe ngiki bampaye iki gikombe bakimpaye ejo ku munsi w'amavuko wakamanda ni nabwo ito ngiki cyavuye iki reba cyavuye muri kafu iki best reba dore ngiki tegeze urya ku ruhande dore ngiki kirebe football agent kwarije wese baramwe batigenda ukora ibintu nk'ibi abaturage bicishije iki ubujiji abaturage ntuberetse uburyo bakwiteza imbere abaturage ntubajijuye ntubakize muri gahunda za leta ngo babwire uti leta nuvuga ngo wowe uri ikibazo uraduye ukomeye cyane kuko uri muragira ite uri murasenya igihugu nawe ko gusenya igihugu atari ukurasa ku gihugu gusa utanze uburezi bubi gusenya igihugu uriye ruswa ubusenya igihugu uvuye nabi ukazana ubuganga bubi cyangwa se ubuvuzi bubi ubusenya igihugu uvuga ngo urateranya igihugu n'abaturage ajye kuvuga harimo gukoresha uburiganya gukangisha gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina nzira amazi yo kumasha secretary urani secretary wanje ndetse no kwihesha ikintu cyundi hakoresheje uburiganya urani secretary wanje yego harimo guko ahembwa neza niyo wamubaza umushahara hari uburiho ku itariki mbaramaze gushyiraho ninge muntu wa mbere umukoresha mu Rwanda uhemba neza ku itariki paf amafaranga yaba yabonye n'abandi bose banyigireho niko kanenge kubaza wabyumvise abantu bako ubwo batse wanje wabikurikiye ndaza kubikuvuga ibya bishop ibyo n'umugore n'akazi kawo ubone nababwiye ngo bajye kugira wazitunganyije sha sapati ni jya batumenye sapati mbona koko ngakirizi izi zigire genda ushyira hariya ku zitayipinge neza wazigaragaje neza simbadiga genda boss nukambone ngenda gutya abantu batazajya ngo SUPA manager umuya yo mu muhanda
Nari ngira ngo warabikurikiye batse umuntu nicyo bakekwaho miliyoni 10 ubundi bamukangisha ko bazashyira amafoto y'ubwambure bwe hanze ngo ni ibitsina ko nawe warasaze iri n'umugore n'umugabo ndagusora mu biro byanjye ngewe ngute se oya ntabwo nsora ndagusora oya mbwira ni ukubera ko wavuze ngo washimye ko hafunzwe insengero ntabwo navuze ngo nashimye ko leta yego yabonye ko insengero nazo z'ubu zitakimeze nk'insengero twitegaga cyangwa se abantu bazi icyo insengero zishinzwe bakazibonamo ibi bishobora kuzana insekirite ku baturage ku gihugu no kubazisengeramo. Reka twikomereze ubu rero byanga bikunda bishop nawe n'umugore we byanga bikunda ndibaza ko niba koko barabikoze barakangishije ngo izo video z'umuntu wambaye ubusa nuko se koko bishop ariko ubwo yabikora koko ko bishop ngo yaravuze ngo afite video z'umuntu wambaye ubusa katwikomereze aka ako rero namwe urumva umudamu ako izi nsengero mana zigigi umudamu umupasitani wari umupasitani wari yamusengeraga amukora mu mabere amanuka mu mabere amanukamo none umudamu ageze ati pastor what are you doing tarangiza aravuga wabyumvishije ati wowe uze gusigara hari ukuntu ngo babasigaza urusengero rugize bana nakubwiye ngo imana ya mbere ni umutima w'umuntu ariko insengero ndazemera kuko insengero nzima guhura mukaganira ku Mana mugasengera igihugu cyangwa mugakora ibyiza ni byiza ariko ikibazo zajemo insengero nyinshi z'amanyanga z'ibyo bintu by'amafuti bisenya byandagaza cyangwa se by'imico mibi bidakwiye muri rubanda wese nk'ubu mfite case y'umuntu yambwiye ibi nkubwira ni ibintu byabaye ibi nkubwira ni ibintu byabaye n'umusista babikoreye ni wabimbwiye basta ngo aramubwira ati we Bibiliya ivuga ngo God is not mocked at Imana ntabwo Mungu azihaka ibintu ko bavuga mu giswahili Imana ntabwo ijokinga Imana ntabwo ikinishwa ubwira waramusenge ibintu by'Imana niba ubivuga ko kuri pastor avuga iby'ukuri bizima umuntu areba akabona niba usenga iby'ukuri pani by'ikiyayaye umunsi w'amavuko cyangwa se nkuko byita mu gifaransa bo anniversaire anniversaire wate ari izindi bongeraho bon anniversaire bon anniversaire nuko yifuriza umuntu joyeux anniversaire oya werega nayo igifaransa nacyuze oya ndakizi je parle bien le français tu parles mais tu ne peux pas parler plus que moi comment parce que si tu ne peux pas exprimer comment on dit moi je peux exprimer moi-même mais il y a quelque part où vous avez échoué. Parce que vous n'avez pas commencé, plutôt vous n'avez pas exprimé, vous n'avez pas expliqué comme je voulais écouter. Mais vous comme avez tu voulais, ou bien comme tu veux. Comme tu non, veux écouter. Non, ce n'est pas je veux. Je veux c'est vouloir au présent, mais je dis vouloir au passé, ou bien au imparfait. On dit je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez. Nous voulions. Comment on dit verbe vouloir au parfait? Verbe vouloir, si on dit au présent, on dit je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, il voulait. Ils veulent. Ok. Alors, écoute, alors, parler verbe. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Conjugué au passé. C'est pas conjugué. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubaye ikaze aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka cyane ko mukunda SUPA MANAGER ndetse mugakunda na SUPA MANAGER vibes niba bikweretse ndabashimira cyane koko nkuko bivuze shimira abanyarwanda muri rusange ndashimira abanyarwanda bose bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda abari hose ku magabane yose nukuri nanjye mu byumva ko mbashimiye hari umuntu w'umunyarwanda mu kanya unyandikiye aciye muri Facebook yanjye Gakumba Patrick aciye inbox arambwira ngo nitwa Fred Cyomoro ngo ndi New Delhi ngo nanjye jye nsuhuza ngo ukunda kutwibagirwa abanyarwanda ba New Delhi rwose ndabashuhuje turabasuje cyane n'ukuri abari i Burayi Australia Canada America Asia hose kabisa muri Afrika hose all over the world turabashuhuje kuba kuriya muntu ara complainings numva birambabaje yaciye ndamufite yaciye
inbox yeah arambwira ngo none se ngo kusuhuza abandi banyarwanda ng'abanyarwanda ngo bari niyo dire kutajya tuvuga ndabasuhuje cyane yeah rero nkuko nabikubwiraga nkuko wari umaze kubivuga Gasaro mu kazi kose GASARO TV ubu ngubu urayoboye Gasaro akira oya babyange babyemere oya urabafite super no kanse oya uraba umva reka nkubwire ikipe itsinda niyo ufana ntihinduka the winning team doesn't beat you can't change the winning team urumva ubu ngubu urabafite GASARO umva no kubera Imana my brother kubera Imana nukuri abayisilamu baravuga mu cyarabu waruzi ko icyarabu nkizi nago bizi baravuga ngo man jadu wajada jithadu wajada man jadu ngo man wati man jadu wajada jithadu wajada bishatse kuvuga ngo ahari ubushake ego n'ubushobozi buraboneka ngo iyo ukoze Imana ibiri kumwe nawe amen man jadu wajada jithadu wajada wabyumvishije burira kaze the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the front line commander ATM machine the original copy the brother from another mother the King Kong super manager the King Kong yes I'm the King Kong inspiration of the youth from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city, most wanted, library, king of social media, super managers in the building, Matora Dodoma is in the house, GASARO TV in the building. Na matori biri hano kabisa. Na Matora Dodoma mu kazi kose. Umbara icyo nagira ngo nkubwire. Yego. Uyu munsi umvishe ko introduction yanjye nyivuze. Ntujemo gato tuje cyane kabisa ndi mu biro aha ni mu biri wanjye waruzi ko erega buri abantu batubona ku mihanda nagwaze ko tugira na office bavuga ni mu office urumva iyi ni office yanjye yego ubumba ni muri office yanjye rero nanjye none se super ubu buriya rero abantu benshi ntago bari bazi ko bapfa kutubona rero bakajya ngo iyi ni agent football office hangaha naho uza ukiyandikisha uri umukinnyi w'umupira w'amaguru nkagushyira mu biro pipeline yanjye nkagira office ukabuze kuri umukinnyi wanjye ngomba kugushakira nk'ubu ikipe ya Djibouti yego ikipe ya Djibouti mu Rwanda yaje gukina yego bari muri hotel bita ngo ni Legacy ndayibona harimo umukinnyi wanjye Brazil uzamubona n'umwataka kina imbere yego none se super byantunguye cyane tuvuga rukambwira tuzatanga kuri office ariko wenda nari nsanzwe ubwira ati ku office nkagira ngo niza joke zawe urambwira ati noneho next time ikiganiro no tuzagikorera ariko benshi baraza gutangara no kuvuga ngo iyo office ubundi nayikoreye ku bakinnyi umukinnyi wese nkuko mbikubwiye urabona ibihugu 54 byose mba mfitemo abakinnyi banagenda nk'ubusa uzi ko Djibouti nk'igihugu kiriya gito mu mupira mfitemo abakinnyi ntago nari mbizi nubwo bazakina n'u Rwanda bazakina ndifuza ko u Rwanda rubatsinda ko ari cyo gihugu cyanjye ariko still naho mfitemo iki umagent abakinnyi ngomba kubona umagent ni so ngomba kumwandika ubuse nureba amafayiro yose n'ayabakinnyi wabibonye computer ngiriye ordinateur no ushaka kudu igikombe nacyo ngiki ndanashimira Imana nagihawe ejo ku munsi mwiza icyo gikombe nicyo kintu nza kuza kukubazaho rero ni igikombe nahawe ku munsi mwiza ku munsi umukuru w'igihugu cyacu nyakwa Perezida wa Repubulika yari yijije umunsi w'amavuko cyangwa se hegereze mikro tubwire umunsi w'amavuko cyangwa se nkuko byita mu gifaransa bo anniversaire anniversaire wate ari izindi bongeraho bon anniversaire bon anniversaire no kuyifuriza umuntu joyeux anniversaire oya werega na igifaransa nacyuze oya ndakizi je parle bien le français tu parles mais tu ne peux pas parler plus que moi comment parce que si tu ne peux pas exprimer comment on dit moi je peux exprimer moi-même mais il y a quelque part où vous avez échoué parce que vous n'avez pas commencé plutôt vous n'avez pas exprimé vous n'avez pas expliqué comme je voulais écouter mais vous avez tu voulais ou bien comme tu veux comme tu veux écouter non ce n'est pas je vais c'est vouloir au présent mais je dis vouloir au passé ou bien au imparfait on dit je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez nous voulions comment on dit verbe vouloir au parfait verbe vouloir si on dit au présent on dit je vais tu veux il veut nous voulons vous voulez il voulait ils veulent OK alors écoute alors
Parler verbe non, je peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Conjugué au passé. C'est pas conjugué, conjugué. OK, conjugué au passé alors. Conjugué au passé. OK, conjugué au passé. Je voudrais avec terminaison E I S. Donne-moi les papiers. Donne-moi ça. Les papiers, il y en a les papiers ici, pas de problème. Tu peux écrire n'importe où parce que les papiers ici. Je ne peux pas écrire ça, mais tu dois. Moi, je vais te dire au français. Non. Ma petite sœur. Verbe. Vouloir. Vouloir. OK, écris ça. Vouloir. Vouloir, c'est comme ça. Vouloir, c'est comme ça. Vouloir. C'est vouloir comme ça. Vouloir. Oui, c'est vouloir. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas verbe vouloir. Amenez encore. Amenez encore le papier ici. Amenez le papier ici, malheureusement, peut-être. Non. Tu peux essayer encore? Oui. Laisse-moi répéter encore parce qu'il y a passé le temps sans faire la pratique. Pas de problème. Sans pratiquer, oui. Vouloir. Vouloir. Écoute, vouloir. Vouloir. C'est comme ça. Vouloir. Oui, on utilise R, on termine avec L. Oui, comme ça. Vouloir, c'est pas correct. Vouloir. Non, reka turebe. Ibya SUPA MANAGER nashyizeho akantu. Reka noneho. Reka nanjye mbyandike. Baraza kutubwira. Verbe vouloir. Quelle est la faute où j'ai déjà commis? J'ai commis la faute où? Oui, oui, c'est correct. C'est correct. Eganalize. Oui, c'est correct. Eganalize. Narize. Ibya kabiri nibyo turahuje nibyo mise mbibona. Urabibonye? Nari igifaransa rero ndakizi. Iyo ushatse kuyikonje uravuga ngo je vais, tu vas, il va, nous voulons, vous voulez. Mais passé composé c'est pas nous voulions. Ce n'est pas passé composé, Mais tu peux utiliser passé composé. On est imparfait. Au passé composé c'est quoi? Au passé composé c'est je vous. On commence avec verbe voir. Oui, c'est vrai. J'ai voulu, oui, comme ça. Tu as voulu. Oui. Je sais, pardon. Elle a voulu. Nous avons voulu. Vous avez voulu. Ils ont voulu. Oui, c'est correct. Je sais. Uranyemeye noneho. Ndakwemeye. OK. Ariko SUPA, waruzi ko ahubwo ikintu tu peux exprimer toi-même. Kinangaje. Oui, c'est correct. Bura narinzi ko ari ngewe na Louise mushiki wabo mu Rwanda. Ushobora kuvuga indimi ntago nkubeshya ariko. The game changer. We ntago wayizo no kubeshya. Bura narinzi ko ngewe na Louise mushiki wabo. Natwe dushobora guhagarara tukavuga indimi none igifaransa n'icyongereza neza, igiswahili. Ako numvishe nawe ugerageza birantangaje. Ubundi baravuga ngo buri ubundi ngenzi ko ikintu cyiza. Nge narinzi ko ngewe nyine na Madame Louise mushiki wabo ariko dushobora guhagarara tukavuga isi yose gahaguruka bakavuga bati mujye ku ndimi kuko urabizi uriya mu mama nawe ni respect ku ndimi burya ku ndimi naremeye nanjye narayamanitse ariko ni byiza kubera ko education nyine niyo y'ingenzi burya bishoboka nanjye ikintu kinangaje uzi icyongereza n'igifaransa igiswahili cya Tanzania nicyo nzakwigisha nzakwigisha igiswahili cya kuko igiswahili cya Kenya buriya si igiswahili kuko bavangamo ibyo bita ngo shenge igiswahili cya Kongo n'icya Burundi nacyo bavangamo igifaransa ariko buri igiswahili cyo bita ngo ni Kiswahili sanifu kandi tuzi yuko igiswahili cya Tanzania ahubwo kiba ari cyo cyiza nicyo cyiza nicyo cyiza buri igiswahili cya Tanzania n'abanyakenya burya mu kuvuga bavuga igiswahili cya shenge ariko kwandika n'abaprofeseri bigisha kuri za kaminuza ugiye kuri Kakamega University ukajya kuri Mount Kenya University ukajya kuri Jomo Kenyatta University ukajya muri literature abantu bose babiga igiswahili biga igiswahili cya Tanzania Kiswahili ambacho kwa kweli kimeenda shule in English verb to want verb to want burya hari to want hari to look for hari to need iganyirize literature no to need rero nibyo mubwira to need itandukanye ndashaka kukubwira nyine SUPA mu busigisha ku mihanda ngewe nyine zaje mbwira ariko nyine to need nagwambe to need itandukanye to need kugomba kwifuza
to want ni ugushaka nk'ikintu. To look for ni nko kuba I'm looking for something. Ahantu bitandukanira, looking for something ni nko kuba utracking uvuga uti wenda wataye nk'umupira wawuteye ukavuga I'm looking for ball. Ugire ko ushakisha. Ariko uvuze uti I want information. Wabyumvishije ni ikintu ushobora kwantinga ariko kitaboneka. You get what I'm saying? I get it. Kabisa. Akubwira ko di trick biranga. Ariko nibyo hari n'umuntu ariko ambwiye ngo ako nagari banga nagari bibi yaramyandikiye ambwa ati buriya super manager utazamubona ku mihanda gutya mwirirwamo kwanigana ati burya super manager yagize kuba teacher. Nabaye umwarimu. Sure, nukuri kwimana nabyo narinzi. Nabaye umwarimu nigishije mu Rwanda na Tanzania. Mu Rwanda nkiza nabanje kwigisha hani Kabuga, hari ishuri bitangonera pipinieri ry'umusaza ndamushuhuje bita Muzariwa. Ndamushuhuje wari ufite hari ya shana narinzi ko ari igikabyo narumiwe. Ishuri rya private nigishaga igiswahili n'icyongereza. Reka gendi master mwana. Gendi master. Gendi master ntago ari ibintu. Muri Tanzania unarigisha mba na head master. Cyubahiro kirahari. Hari abana nigishije. Hari abantu bunigishije n'abantu bakomeye. Bari mu nzego zose. Reka mbanze some comment y'uyu muntu. Nyirangiza naragiye mbona induction hari icyo bita ngo ni teaching induction. Yego. Teaching induction baguha amabwiriza yo kwigisha bakanakwigisha sinzi uko nabikubwira. Icyo gihe nari ndangije muri Tanzania nyine njya kubona abantu bita Butimba abantu barahareba Mwanza hariya. Ndagenda njya Mwanza nigisha ku ishuri aho ngaho bita Eden English Medium School mvaho. Njya no ku ishuri rimwe ryitwa Bright English Medium School iri ahantu Igombe Mwanza. Yigishije abana bari muri sector zose. Bari muri oya ubushobora kwemera yuko ndeba gutya. Yego ndi kubureba. Ushobora kwemera ko hari abana urumva nigishaga nanjye ndi umusore nkabo bambona kwa kundi buri teacher umujene nkabo. Ndashimira ko byose nabyitwayemo neza. Abandi barimo bajyaga bafatwa bahuye n'ibibazo byo gutera amadaba abanyeshuri bakandeba bakabona ndacyari umusore nkabo akungerageza kubyitwara muri n'umunyamahanga urumva n'umunyarwanda ari mu gihugu cyabo byose mbicamo neza urumva bawigisha abana n'abakobwa mu ngana bari za senior 6 ugasanga rimwe na rimwe aje yambaye ijipo pasu imeze gutya arasetse azubutse Nwese naguzi ibyo bigeragezo bibaho. Yego David. Ampulisi ukiri umwarimu w'umujene. Ukiri umwarimu w'umujene. Akibyo byose nabyitwayemo neza. Satani warayitsinze. Ushobora kwemera ko ubu ni birebire. Hari umukobwa nigishije. Ajya mu gisirikare muri Tanzania. Umuyisilamu. Yego. Ushobora kwemera ko agenda muri presidential guard. Presidential guard bari abantu babarinda umukuru w'igihugu. Yego. Umwana wanjye niyamamagara niyanyandikira nyita mwarimu mambo uko safi urumva iyo ni kandi simbikubwira ari ukwirata simbikubwira ari ukubeshya ibingore kubwira ari ukuri jewe igihe twamaranye yitwa Mariam n'ubu rwose agira ryagacisha amakambira ati mambo vipi fresh nakuona bwana huko nakuona mwalimu umekuwa mtu mkubwa sana ati mwalimu wagiye Rwanda umuntu ukomeye ndamubwira sante mini heshima niyo mpamvu wanyita teacher nibyo rege kubwira I'm the teacher master jewe nago igihe n'ukuri Eminem ramuzi umuraperi ndamuzi n'ubyo uvuga ngamo master am teacher babajije 50 cent bate Eminem n'iki cyawe aravuga ngo this is my teacher this is my teacher I'm a teacher bad boy super manager kede bad man I'm a teacher none tuve no kuriye by'ubwarimu bwo kwigishiriza muri class noneho reba nagiye no kuri social media ninde muntu ufite ubwenge ushobora kuba ataruvisha ibiganiro byanjye utarahindutse mbabari ubintangarugero urubyiruko rwose nigishije urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge nigishije urubyiruko kudapfusha ubusore bwabo busa nigishije urubyiruko gukunda igihugu kuko ubuzima narakubwiye ngo ikintu cyose mu buzima uzakora ikintu ushobora gukorera ntiwicuze n'ibintu bibiri ni Imana n'igihugu yego ukavuga ngo I don't regret nicyo kintu ukorera gusa ntiwicuze abantu bakuvaho Imana ikagusigaraho ukanyena yimbwa abantu bakavuga bati byararangiye ntazongera gusubira mu muhanda Uwiteka akakugumaho igigusetsa kiremwa muntu kuntu gitangaje hari n'igihe unamara gukira Imana ukabagirwa ntujye gusenga cyangwa ntunayisenge cyangwa banayivuga ntuyiha agaciro cyangwa se ntunayitekerezeho ariko rero kuntu Imana ari umubyeyi gira imwe zirenze urongera ukagandara ikongera ikakujyaho kavuga iti mumwihore n'umwana wanjye you get what I'm saying I get it you get what I'm saying I get it ejo bundi hari umuntu wambwiye akantu k'ubwenge umuntu ejo bundi wambwiye akantu k'ubwenge yarambwiye ngo buriya ngo urubyiruko murasetsa cyane ngo ubuse ngo njya gushaka umugore wanjye ngo namushatse ntaragira aho ngera ngo none ubu twariyubatse tumaze kugira ahantu tugeze ngo kandi njye nawe twashakanye ibintu ngo ubundi ngo Imana iravuga ngo we shaka numara gushaka
nimufatanya imana byose izabasanga nimufatanya imana nirabasanga urukundo iyo ruhari imana ikunda ahantu hari urukundo yaho umugisha kandi umugisha w'Uwiteka birira avuga ngo utera iki utera ubukire kandi nta mubabaro wongerwaho ibyo biri mu migani ngo umugisha w'Uwiteka utera ubukire kandi nta mubabaro wongerwaho byavuzwe n'umwami Salomo rero uwo mubyeyi yari arimo kumbwira ariko ngo abana bubu cyangwa se ureka manze ngwize ibintu nzabone kurongorwa cyangwa kurongora ngo none se umva ukuntu yambwiye ngo none se ngo ubuzima nizabiguha ryari ngo wenda hari iby'Imana yakubikiye ugomba kuzagwiza ukabibona nuko washatse cyo wabyaye so what icyo numva yego ntabwo ugomba gutoranya nabi kuko nanone urukundo rutari mu bwenge nanone si urukundo ugomba kureba umuntu ufite icyerekezo ariko nanone ugiye kuvuga ngo nzarongorwa ari uko nzarongora ari uko mbonye umugabo w'inzu nzarongorwa ari uko mbonye umugabo w'inzu utamubonye ibindi uzagumaho none niyo mpamvu nawe kubwira bati ko wirirwa uha abantu ubwenge wewe wabuze ubuhe bwenge bwo kurongora isho comment iriko zavuze no kuri ati super manager yirirwa ahereza abantu ubwenge atari ko we yabuze ubwenge bwo kurongora byagenze biki ariko ngewe ibyanjye narabikubwiye game changer nabisobanuye nasobanuye ko ngewe super manager ngo na stade yaruzuye ngewe super manager nasobanuye ko wabyumvishije nkeneye na ubundi nari natanze ka ropo icyo bita ropo urayizi yego ndayizi ikiruhuko kugira ngo abantu babanze bari freshinge twari tuvuye mu byishimo byo gutora umukuru w'igihugu noneho dore stade ubu ngubu wabyumvishije ejo bundi ndashimira n'abantu bagiye kuyisengeramo bayisirimbiramo igisirimba cy'uko urabyibuka ejo bundi muri ya masengesho nyuma y'uko bari bamaze kuyikoreramo ibishetani bibi byo gatsindwa n'Imana ariko ndashimira Imana abantu b'Imana baraje barabikandagira birukana namo imyuka mibi ubu rero wabyumvishije namaze kubona permission y'uko imyuka mibi yagiye itakirimo nese ndabeshya ntago abantu bashyize imyuka mibi ndabeshya babibonye ariko turashimira Imana ko igihugu kireba kure cyahise gitanga iki uburenganzira abantu bajya kugira gute gusengeramo kugira ngo birukane iki ibibi daimon super reka nigendere rese unabibonye oya rese ndabivuga ukifata gutya vuga impamvu wifata gutya mba numiwe rese urumirwa kubera iki rese birase bidaimon narakubwiye ngo njyewe wabyumvishije buriya mu bintu byose uzagerageza jya wanga ikintu Imana yanga urunuka jya ugitinya ibintu by'ubupede n'uburizi bien Imana irabyanga kandi natwe turabana b'Imana kandi iki gihugu kirasengeye yego wabyumvishije buriya nuko ari mu Rwanda kuko dukoresha iki guhendahenda no kugerageza no kugira ngo ureke umuntu yahinduka akaba muzima ko mu bindi bihugu nka za Singapore za Indonesia za Korea za Cuba babashyira hariya bagakubita amasasu direct uzabikurikirane ko ufite YouTube usoma n'amateka uzabikurikirane ureke kunabo babo rero twebwe turashimira Imana nyagasani abantu basenga Imana ibamugisha bagiye gusenga rwose bakuramo imyako ubwo rero stade ubu ngubu iremeze neza ifite umugisha nejo bundi tuzakiniramo wari ubizi ko ejo bundi ku cyumweru dufite match Djibouti zakina n'u Rwanda ntago nari mbizi ko se wowe ko naherutse ndagega ngomba kukuzana muri ya kipe nziza yitwa Viziyo ngomba kukuzana muri Viziyo ugatangira kujya mu umva menye iby'imipira ngewe menya hari ikipe imwe nuko nahita ni declara kano kanya niyo nkunda kumenya iyo yakiniye nugomba no kujya umenya Viziyo na Vision Viziyo FC inshuti yawe ikintu ikunda nubwo nawe ubu mukunzi wacyo nge inshuti zanjye zijya zikunda ubu ngubu urumva ubu mwaka ugeze kuki ku musozo reka undi mwaka utangire abantu baruhuke neza noneho buryo abantu batangiye umwaka abana nejo bundi abantu bamaze iminsi bari muri stress zo gutwara abana ku ishuri n'iki urumva hari n'ukuntu wabyumvishije abantu baba buriya urabizi baba bakoze ingendo zo mu ntara baba bakoze ingendo zo gutwara abana hanze n'abigaza n'amakempuri igiye ariko ubu ngubu reka bongere baruhukemo noneho mbahe time bataha ubukwe bwa super manager umusitari w'iki w'Imana n'abantu n'igihugu umusitari w'iki w'Imana n'abantu n'igihugu umusitari w'iki w'Imana n'abantu n'igihugu umusitari igihugu nicyo bantu ubundi igihugu si imihanda niko Julius Nyerere yavuze umusaza bitaga mwarimu Julius Nyerere wa Tanzania uramuzi yaravuze ngo inchi ni wana inchi ngo inchi sio barabara igihugu si imihanda igihugu si ibiti igihugu si amabuye yaravuze ngo igihugu n'abantu nibyo ariko inchi ni wana inchi niyo mpamvu nakubwira urugero nk'ubu ngubu sinigeze kukubwira sindi mu mutima wa nyakubahwa perezida wa repubulika wacu ariko umubajije uti ikintu cya mbere kikunezeza ni iki ukamubaza ikintu cya mbere yagusubiza
abwira ati nuko mbona abanyarwanda batekanye bafite amahoro mu gihugu cyabo Yeah. babanye neza kubera ko igihugu ni iki igihugu igihugu naba niryo jambo yasubiza nge si muri mu mutima ariko kubera ko mureba ko ari patriotic panafricanist narakubwiye ngo bari abanyerere ni ziriya style zabo banyerere ba Mandela ba Kwame Nkrumah ba Thomas Sankara ba Samora Mosheri ba Patrick Lumumba ba Nelson Mandela buriya ba Nelson Mandela ba bantu babonaga abaturage bameze neza bakishima akavuga ataha umuturage wanjye Yeah. umuturage ubundi abanyabwenge bavuga ko umuturage ari we muyobozi burya ministre si umuyobozi depite si umuyobozi none se umuturage atariho depite yaba depite wande umuturage atariho meya yayobora yayoborandi umuturage atariho gavana yayobora ndi burya ari umuyobozi ni umuturage kuko umuturage ni uhemba gavana na meya kuko ya misoro nivamo iki umushahara wa meya ni ukuvuga ngo meya ni umukozi w'umuturage yeah you get what I'm saying niyo mpamvu buri umuturage siroga y'u Rwanda iravuga ngo umuturage kwisonga asante sana umuturage kwisonga umuturage mbere ya byose super reka nkubite mbangura ndabizi mu kanya gatoya urabutashe dore ariko ibiro byanjye wabibonye ntabibonye ntago woroshye igikombe ngiki bampaye iki gikombe bakimpaye ejo ku munsi w'amavuko wa Kamanda ni nabwo ito ngiki cyavuye iki reba cyavuye muri kafu iki best reba dore ngiki tegeze urya ku ruhande dore ngiki kirebe football agent intermediary number 1 in Africa ngiki super tukiraho ngaho uvuze ko wahawe igikombe ku isabukuru ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda perezida wacu ejo n'abanyamagambo postinze ndetse n'amagambo navuga akora ku mutima w'umuntu wese ukunda igihugu ayo magambo ndayafite reka nta kibazo nyasome aravuga ngo nyakubahwa perezida w'u Rwanda mwifurije umunsi mukuru w'amavuko watubereye icyitegererezo abanyarwanda cyane cyane urubyiruko ubuto bwawe wabukoresheje ukorera igihugu cyawe ni isomo ryiza cyane cyane ku rubyiruko rukwiye kwigiraho gukunda igihugu no kugikorera Imana ikomeze guha ubugingo abanyarwanda dukomeze tuguhorane none se ubwo urumva hari ibyo navuze se sibyo cyangwa ibyo na postinze sibyo nyine urubyiruko rumwigireho kuko urubyiruko urabona Kamanda ntago yengiye yinze ubuto bwe ngo urabona nk'ubu kubera ko amahoro yabonetse igihugu gituje abantu bargiraha urumva cana n'akavandarateri wihungize abantu bargiraha ikibazo urumva nuko kari budusakuriza ariko karadusakuriza kashobora kubyica reka tukihorere reka tukihorere nta kibazo urumva urubyiruko rw'ubu wenda nkubwire nk'ikintu sibyo urubyiruko rugiraha yezeza ariko kubera ko igihugu kimeze gute gitekanye gifite amahoro urabona we Kamanda mu buto bwe yari hanze y'igihugu mu buhungiro noneho akura Imana yaramuhaye impano yo kugira gute yo kumenya yuko agomba guharanira kuzasubira ku nkomoko ye yego kandi ubuto bwo bukoresha neza abandi nakubwiye ngo barabwenjoyinga batwara mu modoka batwibereye mu mabwate bantu bifatira amagana ngo na amababy bibereye n'amababy ariko ibyo we ntabwo yabiciyemo we igihe cy'ubuto bwe yapambanaga kugira ngo asubize icyubahiro ababyeyi be asubize icyubahiro abavandimwe be aribo banyarwanda ubu rero byakabaye urugero rwiza kuki ku rubyiruko bakavuga bati ubuto bwacu natwe kugira ngo tuzavemo abagabo tugomba kugoma urakoze cyane kuko urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu kandi igihugu kibuze urubyiruko nta ejo hazaza kiba gifite ubwo niyo mpamvu navuze nti ubuto bwawe wabukoresheje upambana ushaka ko igihugu kigira gute gitungana ni urugero rwiza ku urubyiruko narwo rwumva abahungu n'abakobwa kandi ndabishimira ko u Rwanda rufite ingamba ndabishimira zo kwigisha urubyiruko nubwo hakiri bamwe na bamwe bakiri mu biyobyabwenge ariko nabo baveyo bakunda igihugu bagikorere ariko babe bazima bige niba ari n'imishinga babyumvishije hano akavandarateri ugacanye reka ngacane nta kibazo urumva niba ari n'imishinga umva ubushyuhe bwari bukwishe kubera ayo matara yacu aya matara yanyu ni hatari nta kibazo ariko urumva amatara ahubwo ntabwo ndongera kubazana mu biro byanjye aya matara yanyu araka gafrikitinga hano kuntu dushyuhirana urumva urubyiruko nakubwiraga rwige rukora ibintu byiza niba ari n'imishinga rukora nabize ubu leta yashyizeho no ibigega bisapotinga abantu baba bakoze imishinga ikabashyigikira kugira ngo bazamuke I think you know it GASARO
I know. nawe uru rubyiruko dore ariko wajya nawe kuri umunyamakuru reba ukuntu uri umwana w'umukobwa wihangiye umurimo reba YouTube yawe ubu YouTube yawe ngira ngo bikuza nka miliyoni 10 ntuzi ndakubeshya kandi nuri miliyoni 10 se shaho barazikopa super ariko ndashima Imana oya none se reba uri umwana w'umukobwa wiza amategeko ntiwagiye gukora akazi k'amategeko sibyo wifite imodoka yawe uritwara ufite YouTube channel yawe uragira ucyo ukatsuka demara ukigendera kandi ni bya bindi perezida wacu yavuze ngo kwihangira iki umurimo uko yavuze ko perezida yaravuze ngo iterambere ry'iki gihe rishingiye ku bintu ibi ikoranabuhanga no guhanga udushya ubusagashya niho gahanze none ese nureba YouTube yawe oya tuvugisha ukuri wereka tuvugisha ukuri gasa nki YouTube ya GASARO TV umuntu ashatse kuyigura ataguhaye miliyoni 100 ntiwayimuha ntabwo nayimuha none nibyo none nibura yo niyo make ataguhaye miliyoni 100 wayimuha nukubera iki kubera none se ushobora kugira gutya paf icyuma kikarekura amadolari 7,800 kandi kubera iki ayo mafaranga abaho gasa kuri boss ijya ubyemera niyo mpamvu n'abantu bashaka kwamamazanya nawe bajye bamenya ko wamamazanya na cana ikomeye cano nini kandi bamenyekana mu buryo bunini abakiriya na clientele bakaza mu buryo bunini nuko rero nabo burya reka ushaka ibyiza arabiharanira GASARO rwose ubutuvugisha ukuri nawe uyoboye mu Rwanda ubu nta wundi ukora nawe my promotion ariko thank you oya mwese ndabeshya ariko nagira ngo mbwire n'abantu bose bakurikire n'abantu bose basubscribinze ku GASARO TV bajye banakurikira SUPA MANAGER baje kandi nabashimiye SUPA MANAGER vibes nayo bayirebeho bakirikeho basubscribe banyihera umugisha ngende nanjye nibereho n'ubundi ni yari bitwayikize ukuri nabashimiye kuko ikiganiro gifite comment zigera mu 100 n'ukuri ndabashimiye umuntu wese unkunda ujye ugenda unashyigikira SUPA MANAGER kuko nakunze umumama umwe yanyandikiye ati SUPA MANAGER nagore mbizika afite channel nahise nkora subscribe ati niba tugukunda kandi tukaba tumubona kuri channel reka nawe tumukundi namukunze cyane intebe mba nicariye uba bayibonye ntayibonye sha ukuntu ba wizunguza akamanda rwose banza intebe mba nicariye wa mugani wawe ati uzaho yavuye ngi ntago mazi yicarirwa na perezida wa Korea y'Amajyaruguru do wayibonye wayireba iyi ntushobora kuyibona handi hose amanuka ngo n'icyogajuru wayitegereza ariko dore ngiyi wayibona iyi ntebe do the bad boy abanegamye bad boy koko kamanda ko igihugu yagitunganyije niki azigaye dukore twibesheho wamugani wa president ati Imana yabahaye igihugu azigaye mukoresha amahirwe mwibesheho igihugu kirahari asigaye urubyiruko mucanga muke banyarwanda mucanga muke intambara dusigaranye nimwe yonyine niyo kurwanya ubukene kuko intambara yo kubohora igihugu kamanda yavuze nkuko intambara igihugu cyatekanye muri sector zose we are settled asigaye buri munyarwanda wese apambana no kurwanya iki no gukunda igihugu n'ubukene kuko buri munyarwanda wose ubundi muzimu bundi abakunda igihugu ahubwo turwane n'iki no kurwanya ubutindi n'ubukene ukamanda aravuze ati murwanye ubukene mushaka imibereho myiza ariko wowe mbwira ubu uri umuyobozi bagasanga urumva GASARO mushiki wanjye uri umuyobozi ukayobora abantu wenda n'urugero barwaye imvunja ubwo uri umuyobozi ubugomba ndakubaza wowe uri meya uri gitifu baje gusura wenda umurenge wawe basanze umurenge wawe wose uyobora nta muntu uzi gusoma ntega amatwi ndeba rukatimi nta muntu wawe uzi gusoma abantu bose ntawe n'umwe ufite isuku bose bishwe n'imvunja ubwo ni ukuvuga ngo nawe uri nkabo utera uburezera bw'ibanze uko bavuga ni ukuvuga ngo kamandi y'impamvu avuga ati murwanye ubukene nibaza mu Rwanda n'urugero cyangwa se bakareba u Rwanda bakabona wenda abayobozi babayeho neza bakabona umuturage ntafite uko aramuka yiriwe bazavuga bati se aba bantu ntago banigisha n'umuturage kubaho niyo mpamvu ubona kamanda avuga ati umuturage agira imibereho myiza umuturage ku isonga yego kuko ntiwavuga ngo urayobora wambaye costume ugenda muri VWT kandi abuyobora nta numwe uzi kwambara inkweto ubwo suri umuyobozi ahubwo uri ikigo none se ubwo uri umuyobozi ubwo suri umuyobozi ni ikibazo gikomeye Julius Nyerere yigeze gukubita ministry amuryamisha Nyerere yajyaga bakubita yarabahamagaraga mu biro nk'agakinga akabakubita imigeri n'ishyi yigeze guhamagara ministry bamuregaga ruswa ya miliyoni 2 amubwira ati ryama hano imbere y'abantu ibyo bintu birahari no kuri YouTube nushaka mbikwereke namubwira ati we ryama uraza kunteranya n'abaturage wowe kuko rega iyoboye nabi cyangwa se ukoze nabwo akora n'abaturage ntibanga wowe niba uri gavana ntibanga wowe meya
banga igihugu banga ubuyobozi no kuvuga ngo urateranya igihugu n'abaturage urateranya ubuyobozi urateranya umukuru w'igihugu n'abaturage si byose nibyo rwose no sindabeshya ndagubeshya Julius Nyeri yamuryamisha imbere y'abantu amubwira ati we shika chini amukubita inkoni 14 amufunga imyaka 7 avuye marongera mutera izindi 14 abaye ati we genda umuginga bajaga bahamagara akabakubita iki ako Nyerere ura yari umuyobozi ko ari wese baramwe bati genda ukora ibintu nk'ibi abaturage ubikishije iki ubujiji abaturage ntuberetse uburyo bakwiteza imbere abaturage ntubajijwe ntubakize muri gahunda za leta ngo babwire uti leta nuvuga ngo wowe uri ikibazo uraduye ukomeye cyane kuko uri muragira ite uri murasenya igihugu nawe ko gusenya igihugu atari ukurasa ku gihugu gusa utanze uburezi bubi gusenya igihugu uriye ruswa gusenya igihugu uvuye nabi kazana ubuganga bubi cyangwa se ubuvuzi bubi yego asante sana Super tukiraho mu kanya gato nibwambwe hagati ahubwo ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu ati namushimiye cyane ko nizi nsengero hari zo bahagurukiye ati nkurikije ibijyabaga biberamo kubera iki bamwe bati birakwiye abandi bati rwose abapasteri urumva ngewe impamvu nigeze kuvuga biriya urumva insengero muri makeya simbi ariko ubu hari bazitumye ziba mbi hari abatumye ziba mbi urugero wowe uri umunyamakuru nta muntu hano muri Kenya bafashe ari pasteri yarafutwaye abantu akagenda akabatindikirira mu ishyamba bagapfa abandi bakazaza kubonwa barabuze ntago byabaye nta muntu wigeze kwaduka arusha muri Tanzania akajya abeshya abantu ngo afite umuti wa sida ngo n'indwara zidakira kumba arafata ibintu by'imiyonga n'ibitaka kavanga mu gikomba kabaha bakanywa yitwaga Babu wa Ruriyondo hapfuye abantu ntago byabaye kandi akoresha ngo ni ijambo ry'Imana ngo n'Imana yabimweretse none se izo ningero zigaragara zabaye uwaruzi ko nuko nyine ibyo bakora buriya akenshi babikora abantu babikora buri insengero nazo bose ngiye kukubaza abantu baje bita mu rugero abantu baje bavuga ngo barashaka gusenga bagakoreramo imigambi mibi ubuse igihugu iteka gitekereza abaturage iki ibyiza sibyo none se igihugu kivuze ngo institution muyifunge igihugu cyafunga ibyiza oya nuvuga ngo habari ibibazo byanze bigize gute harimo imbogamizi harimo ibibazo biba byagaragayemo kuko igihugu iteka ni umubyeyi w'abantu ni umubyeyi w'abaturage bacyo niba rero kivuze ngo wowe gasaro reka gutwara imodoka cyane kuko imodoka nuyitwara cyane ishobora kukwica niba guca amande burya nuko kurengera amafaranga se n'iki sibipapuro muzashaka ndi ariko tekereza wirutse ubuzima bwawe bukabura none se impamvu bavuga ngo polisi traffic iravuga ngo genda gake nese so kukurengera ubuzima bwawe wowe urundi ruhande ugiye kureba nitwe babarengera bivuga ngo igihugu gitekereza abaturage byi byiza none se ngiye kukubwira ni kangahe kabiri wumvishije insengero kangahe kabiri wumvishije insengero ziberamo ibintu bidafututse ahubwo tuva no kuri ingingo nicyo umva abantu barapangiramo imigambi y'ubugome amagambi Super mbabara se mu ijambo imigambi y'ubuginga yo gukora ibibibu hari n'abapangira imigambi yo guhungabanya umutekano ariko ibyiza igihugu kiba kizi buri kimwe cyose wabyumvise hari n'abajya bakorega ibirega buriya ubwenge bw'umuntu n'ubu ariko se rega iki gihugu cy'u Rwanda gifite abanyabwenge bagitekerereza gifite abanyabwenge iryo jambo ribike rero iki gihugu cy'u Rwanda gifite abanyabwenge bagitekerereza iki gihugu cy'u Rwanda gifite abanyabwenge bagitekerereza ya iryo jambo ribike reka ngubaza akakanuriza ko soreza kuri ingingo abarundi hari ikintu bita ngo narakibagirwa abarundi hari ikintu bita ngo ni incabwenge abanyarwanda bakita ngo ni hari incabwenge abanyarwanda inyargenge intellectuals babyita ngo iki kuzesaba initi very nice initi abyumvishije rero hari intiti zicecetse behind carpet buri igihugu kuntu kiba kimeze ushobora kubona izi modoka ziba zigenda ukabona imbaraga zigaragara ukabona ibifaru ukabona abasirikare ukabona indege ukabona ibiki byose ukabona bari abasirikare tubona bagaragara biyerekana bari mu myerekano cyangwa se bakora umwitozo tukababona ariko buriya hari izindi mbaraga zishobora kuba zirenze ziriya zitagaragara wabyumvishije yego urumva zinakora zifatanyije na ziriya yego gahunda igatungana neza kuko buriya nakubwiye ngo network y'igihugu bayita elastic network rezo itagira bigarukira asante sana ni urize swali lingine dadangu niki kibazo cyonyine mitansorizaho ngira ngo wabaye iminsi yashize ko witwa Bishop Bosco yafunzwe n'umugore we uyu munsi rero urubanza rwe rukaba rwasubitswe aho bari bakurikiranye ibyaha bitatu byaha nibyo nagiye kuvugaho harimo gukoresha uburiganya gukangisha gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina
nzira amazi yo nshaka secretary urani secretary wanje ndetse no kwihesha ikintu cy'undi uri hakoresheje uburiganya urani secretary wanje yego harimo guko ahembwa neza niyo wamubaza umushahara hari uburiho ku itariki mba namaze gushyiraho ninjye muntu wa mbere w'umukoresha mu Rwanda uhemba neza ku itariki paf amafaranga yaba yabonye n'abandi bose banyigireho niko kanenge kubaza wabyumvise abantu bako ubwo batse wajya wabikurikiye ndaza kubikuvuga ibya bishop ibyo n'umugore n'akazi kawe ubundi narababwiye ngo bajye kugira wabyumvise wazitunganyije sha sapate ninjye wabatumye sapate mbona koko ngakirizi izi zigire genda ushyira hariya ku zitayipinge neza wazigaragaje neza simbandiga genda boss nukambone ngenda gutya abantu batazajya ngo usoma maragenda umuya yo mu muhanda Rari ngira ngo warabikurikiye batse umuntu nicyo bakekwaho miliyoni 10 ubundi bamukangisha ko bazashyira amafoto y'ubwambure bwe hanze ngo ni ibitsina ko nawe warasaze iri n'umugore n'umugabo ndagusora mu biro byanjye ngewe ngute se oya ntabwo nsora ndagusora oya mbwira nukubera ko wavuze ngo washimye ko hafunzwe isengero ntabwo navuze ngo nashimye ko leta yego yabonye ko insengero nazo z'ubu zitakimeze nk'insengero twitegaga cyangwa se abantu bazi icyo insengero zishinzwe bakazibonamo ibi bishobora kuzana insecurity ku baturage ku gihugu no kubazisengeramo wabyumvishije ibyo rero kuko igihugu gitekereza kuri niyo mpamvu nyikoje ko nabo bari bafite urusengero nyine nese bani bari bafite urusengero nyine nabo bari bafite urusengero kiri interveninga kibihagarika hakiri kare we n'umugore we reka ndagusomeye ibyaha bitatu bakurikiranyweho icya mbere harimo kwiyesha ikintu cy'undi urumva icyo ni icya mbere icya kabiri bakoresheje ubiganye icya kabiri gukangisha gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina nibo babikangishaga yego babikangisha nyine uki wasengeraga muri urwo rusengero bisa secretary wanje banza caho uyu ni umuntu ukomeye cyane uyu ni secretary wanje yego secretary wa SUPA MANAGER shirama amazi shahari shirama akazi yazi sha ufata shyushye nakonje hari ukandemo bihure mbanywa akazi yazi kugira ngo njye nkomeza ngire ka skin keza ngira ngo rero urumva ko biteye ubwoba ibintu by'insengero wa mugani wawe ariko nuko nyene katuzategereza none se bishop we kwazi kamategeko aha nibyo bintu byo gukangisha amavideo kandi noneho bishop abageze no ku rwego rwiza rwo kumenya ibintu nk'ibyo ndetse no kurenza n'abaturage basanzwe yego sha icyo muhungu wanje banzu yasome banzu nk'amazi rwose mu office yawe Nuza Brenda yashyize hariya za file yazishyizeyo genda wandike zose utunganye abo ni abakozi ba SUPA MANAGER company agent atege kuri tero stamp kanze tuzitere akibaza ibintu byose yabiri tayari gahe nguko rero wa mugani reka dutegereze iby'urukiko SUPA katwikomereze oye iby'urukiko ngiye cyo nababwira iyo umuntu akosheje rega hari ikintu abantu benshi batazi narakubwiye ngo amategeko abereyeho guhana kandi guhana burya guhana ntabwo ari ukwica guhana no gukosora umuntu kugira ngo akosoke abe umunyarwanda cyangwa se abe umuntu muzima buriya amategeko ubundi icyo yabereyeho amategeko abereyeho guhana kandi guhana burya rega kuguhana urumva kugwa njye hari umuntu ugeze kumubwira atari ko reka kubwira urabona SUPA MANAGER abato urabona SUPA MANAGER wabyumvishije ndakurikiye natwaraga imodoka buriya urabona hari speed byanditseho 80 hari speed byanditseho 60 none sinzi ukuntu nari ndepashije nirutsanze cyane kamana nshaka kumubwira ntase kamana amba barishyira ambwira ati ngewe kuguhana nkakwandikira si ukuvuga ngo ubu ngubu ndakwisha ahubwo ndagukosora ngo ibintu ujye ubimenya wabyumvishije yego
ndagukosora ngo ibi bintu ugira ute Ubimenye. ubyitwaremo neza kuko nawe kwiruka kuriya byakugirira ingaruka none se ubwo umuntu aba kwanze cyangwa wagira ngo abajya gukosoke ukosoke none ushobore kugira gute kugira ubuzima buzima buzima reka twikomereze ubwo rero byanga bikunda bishop nawe n'umugore we byanga bikunda ndibaza ko niba koko barabikoze barakangishije ngo izo video z'umuntu wambaye ubusa nuko se koko bishop ariko ubwo yabikora koko ko bishop ngo yaravuze ngo afite video z'umuntu wambaye ubusa katwikomereze ariko rero namwe ariko ashaka sa ntabwo nzagushobora gute se kariribu yabitangaje n'ibyo kabyarawe bishop ngo yavuze ngo afite ngo video ngo ziki oya yakangishaga kuba ngo bazi kangisha ariko izo video bazifatira iki koko ariko reka nanjye ntangu message wowe kubugiye kuryamana n'umuntu oya niba umuntu akubwiye ati ngiye kugusengera ndagusengera wenda wambaye ubusa n'urugero ntanze simbizi uko bazifataga ubwo aba yumva ari imyizerere kanikomereze yaba imyizerere iragwira ega nabonye umugore muri Nigeria ako man nabonye umudamu muri Nigeria urumva umudamu ako izi nsengero mana zigigi umudamu umupasitani wari umupasitani wari yamusengeraga amukora mu mabere amanuka mu mabere amanukamo none umudamu ageze ati pastor what are you doing narakiyoboye ko video no pastor arangiza aravuga warakabonye ko aba Nigeria kanejendereza none hari n'ibindi byateye nabyumvise nabyo mu Rwanda ngo pastor ngo hari igihe bayifitiye crise akabwira nk'umukobwa azi wabuze umugabo ati rero wowe buriya wabyumvishije ati wowe uze gusigara hari ukuntu ngo babasigaza urusengero rugize bana nakubwiye ngo Imana ya mbere ni umutima w'umuntu ariko insengero ndazemera kuko insengero nzima guhura mukaganira ku Mana mugasengera igihugu cyangwa mugakora ibyiza ni byiza ariko ikibazo zajemo insengero nyinshi z'amanyanga z'ibyo bintu by'amafuti bisenye byandagaza cyangwa se by'imico mibi bidakwiye muri Rwanda wese nk'ubu mfite case y'umuntu yambwiye ibi nkubwira ni ibintu byabaye n'umusista babikoreye ni wabimbwiye basta ngo aramubwira ati we rero sigara ariko Imana yaje kumufasha yabonye n'umugabo afite abana babiri ubu biteka komeza mwubakire ariko icyo gihe akiri umukobwa nyine ngo pastor yaramubwiye ati wowe sigara asigarana n'umuhungu noneho ngaramubwiye ati rero ati Imana ati yamaze kunyereka ko uyu muhungu ari uzagushaka noneho sinzi ngo ibyamubwiye nkanjye aramubwira ngo nimugoroba tubonane ngo tubone ngaramubwira ngo rero ngo genda ushaka 500 shaka 500 byo gutura senge kugira ngo uriya muhungu azakurongora ubone urugo ariko umukobwa nawe kubera ko ari umunyabwenge ngo yahise abwira ati nahise mbona ko ari umutekamutwe ati n'urusengero nuko nahise ndeka kurusengamo ariko urumva uwo nuko we yagize ubwo bwenge hari ababikorerwa benshi bakayatanga hari basengera ngo bagatanga amamodoka ngakavuga ngo pastor ngo akiri imodoka ngo ndayiguhaye uziro bashiki bacu nawo umutima wiyoroheye baba bifitiye ati nukuri ati pastor wanje none akakubwira ngo ufite ibibazo byinshi umaze wibaza manye ngo ufite ibintu byose bikina bijya mu Mana ndabyanga kuko Bibiliya ivuga ngo God is not mocked at Imana ntabwo Mungu azihaka ibintu ko bavuga mu Giswahili Imana ntabwo ijyokingwa Imana ntabwo ikinishwa ubwo what I'm saying ibintu by'Imana niba ubivuga ko kuri pastor avuga iby'ukuri bizima umuntu areba akabona niba usenga iby'ukuri hano by'ikiyaye ibintu by'ikiyaye ntabwo